Abakunzi ba Jesus Comfort mumeze neza, muraho murakomeye, amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko bisanzwe turi kumwe uyu munsi, tubifurije ibihe byiza, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yesu Kristo akomeze avukire mu mitima yanyu, akomeze akurire mu mitima yanyu. Ni ukuri icyubahiro cy'Imana gikomeze kuba muri mwebwe, kinabagaragareho mu byo mukora byose. Uyu munsi rero nifuje ko muri izi mpera z'umwaka tuganira ku bintu nibura 4 bishobora kugufasha gukizwa neza, ugakomeza ukaguma muri urugendo rw'agakiza. Gukizwa neza rero, icya mbere ni ukureka ingeso mbi zose, ukagerageza kureka ingeso mbi zose. Ibintu byose byarindamu yawe, nimba warabonaga amafaranga wibye n'urugero, ukabona amafaranga wenda uyakuye mu buraya cyangwa se no mu bindi mu bwesikoro, ukagerageza ko izo nzira uzireka ukazihungira kure. Uyu munsi rero ngiye kubabwira cyangwa se tugiye kuganira ibintu byagufasha gukizwa neza ugakomera muri uru rugendo. Abantu benshi bagiye bakizwa ukabona basubiye inyuma mu minsi mikeya, ariko bagenzi banjye, hari ibintu nabonye bishobora kugufasha gukizwa neza ugakomeza muri iyi nzira y'agakiza. Ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Kora subscribe, utarakanda subscribe. Ikindi ni ikiganiro niwumva ugikunze ukande share, ukore kuri share, ukande like, tere na comment, kandi waduhamagara watuvugisha nta kibazo. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubaha umugisha. Inshuti zacu kuri Yesu Araruhura tubahaye ikaze. Ibintu bishobora kugufasha kugenda muri iyi nzira, ukagendera muri iyi nzira uko Imana ikwifuza kandi ukabaho Imana ikwishimira, nibyo tugiye kuganira uyu munsi. Ni ikiganiro ntigwicike, ikiganiro tuzajya tubategura ibiganiro bigufi kugira ngo utarambirwa, kandi ni ukuri ndabizi muzaryoherwa ndetse abenshi muzungukiramo ubumenyi n'ubwenge. Inshuti z'umusaraba rero, bakunzi ba Kristo, mu bintu nabonye byafasha umuntu, cya mbere harimo gusenga. Kuko gusenga ni itegeko. Ubundi burya gusenga ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu, ubundi gusenga ni itegeko. Kuko buriya n'ibisimba, muzumve n'inyoni mu gitondo burya ziba ziri gusenga Imana, zibwira ngo siti Imana uturinde. Ntago tuzi amajwi ziba ziri kuvugamo, ariko buriya Imana yo ibasha kumva amajwi y'ibintu byose yaremye. Yo ifite uburyo ibasha kuvugana nabyo, kuko niyo yabyiremeye. Kuko sanse z'Imana ntabwo arizo zacu. Twebwe turi abantu nyine, tubasha kumva ibyo abantu bavuga, hari indimi twumva nizo tutumva, ariko Imana yo ibasha kumva amajwi y'ibintu byose yaremye. Yego, ibivuga byose, bihumeka, ibishima Uwiteka byose, Imana ibasha kubyumva. Ikintu cyagufasha cya mbere muri uru rugendo ni ugusenga Imana. Iyo usenze Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni uguhumeka ukavugana n'Imana, ukabwira Imana ibintu bikuri mu mutima, nayo ikabasha kukumva. Buriya rero iyo umuntu asenga kenshi, nuko abantu benshi babivangavanga, ariko buriya iyo umuntu asenga afata umwanya wo kubwira Imana, ariko agafata n'umwanya wo gutega amatwi iby'Imana imubwira. Gusenga rero birafasha cyane, kuko Kristo aganira n'umusamariyakazi yaramubwiye ati igihe kiraje ndetse kirasohoye. Iyo usomye muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 4 umurongo wa 22 haranditse ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebweho dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Yaravuze ati, yari ari kuganira n'umusamariyakazi, amubwira ibintu bikomeye. Aya magambo ni Yesu ubwe wayivugiye, aravuga ati igihe kiraje ndetse kirasohoye. Hari igihe turimo, igihe gisohoye ubu, nicyo abantu basenga Imana mu mwuka no mu kuri. Nyabuneka mwarabibonye ko abantu iyo basenga bagasengera ku byaha, bagasengera ku binyoma, uko byagenda kose baragwa, uko byagenda kose ibyo bakora nta gaciro bigira. Niyo mpamvu
mwa bantu mwe, Imana si umuntu ngo ibeshywe, ntabwo twe twabeshya Imana, kuko Imana ibasha kureba ibyo abana b'abantu batareba. Niyo mpamvu dukwiye gusenga Imana tukayibwiza ukuri kandi tukayisengera mu kuri. Ikindi kintu cyagufasha ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Bibiliya hari icyo irivugaho naryo. Gusoma ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, ukaririmba, ugafata n'igitabo cy'indirimbo ukaririmba, nabyo biriya biri mu bintu byagufasha gukomera mu gakiza. Kuko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi, icya mbere ni ubuhanuzi, icya kabiri ijambo ry'Imana ni inkota, ikindi ijambo ry'Imana ni ukuri, ni ukuri kandi ukuri kuzuye, kandi ikindi ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge bye, ni itabaza, ni indorerwamo, buri muntu wese yibona mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ryagufasha igihe cyose usenga, igihe cyose wiyemeje kujya muri uru rugendo waje Kristo yaguhamagaye. Ikintu cyagufasha kindi ni ugusoma ijambo ry'Imana, wasenga warangiza ugasoma n'ijambo ry'Imana ukanaririmba. Yego. Ikindi kintu cyagufasha nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana ni uguterana kwera. Guterana kwera na Bibiliya ibivugaho cyane ngo ntimukirengagize guterana kwera. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ubonye uburyo, ubonye umwanya, ugomba kujya aho abera bateraniye, kumva ijambo ry'Imana, kumva ubuhamya, kumva ibyigisho, ukareba uko gusenga bikorwa. Burya iyo uteranye n'abandi wigiramo n'ibindi bintu byinshi cyane. Niyo mpamvu rero gusenga ugasoma ijambo ry'Imana, warangiza ukajya guteranira aho abandi bari, ukajya guterana n'abandi bera aho bari, byagufasha cyane. Icya kabiri, ikindi kintu cyagufasha mu guterana ni ukwihana, wajya mu materaniro ukihana, ukiyeza cyane, ukezwa n'ijambo cyangwa se ukezwa n'amaraso, nabyo byagufasha cyane kugira ngo ukomere muri iyi nzira y'agakiza. Ikindi kintu cyagufasha cyane ni kureka inzira wagenderagamo. Nimba waragendanaga n'indaya, hindura inshuti mwagendanaga. Hari igihe umuntu akizwa ariko yenda yaragendanaga n'abagabo b'indaya n'urugero, cyangwa se n'abakobwa b'indaya, cyangwa se n'abasambanyi, cyangwa se n'abajura, akavuga ati nzagendana nabo mbahindure. Oya, nta mbaraga wowe ufite zishobora guhindura umuntu, ahubwo wowe bazaguhindura bakugarure. Ibyo ni ibintu nabonye ku bantu benshi. Nagiye mbona abantu benshi bagiye bafata inzira yo gukizwa ariko bagakomeza kugendana na cya kigare bagenderagamo, ugasanga ahubwo basubiye inyuma ndetse bakaba abapagani, cyangwa se rimwe na rimwe bakaba abapagani bo mu nzu y'Imana. Agakizwa ariko akavuga ati ngewe nubwo nakijwe ariko nzajya nywaho gake, nzajya nambara ibigeza, nzajya mbigenza gute, ibi ngibi si cya, bimwe akabyeza. Kubera iki? Ntago yigeze yemerera Imana ngo agendane n'abera. Nimba wakijijwe, gendana n'abakijijwe. Nimba ukiri mu nzoga, gendana n'abanywanzoga. Nimba ukiri mu burayi, nyine ubwo urakomeza ugendane n'indaya. Ariko nimba wiyemeze gukizwa, ukava mu ndaya, ukava mu burayi, ukava mu bajura, ngwino ugendane n'abantu bagize gute, bakijijwe kandi bagendera mu kuri no mu mwuka. Yego. Ikindi kintu nabonye gishobora gufasha umuntu gukizwa neza akagendera mu nzira, ibi tuzagenda twongera tubivugaho cyane, tuzabigarukaho inshuro nyinshi twifashishije n'ijambo ry'Imana. Tuzavuga icyo Bibiliya ibivugaho, icyo Bibiliya ivuga ku gusenga, icyo Bibiliya ivuga ku gusoma ijambo ry'Imana, icyo Bibiliya ivuga ku myitwarire, ku mbuto. Ikintu cyose Bibiliya ivuga ku kintu cy'agakiza tuzagenda tukivugaho. Uyu munsi tubivuze mu ncamake kugira ngo bantu banjye, bantu b'Imana, bakunzi ba Jesus Campus, mwumve nibura utuntu dukeya mu tuntu mukwiye gukora igihe, cyangwa se uburyo mukwiye kugenda igihe mwageze wafashe icyemezo cyo gukizwa. Igihe wafashe icyemezo cyo gukizwa, ese wagenda ute, wakwitwara ute? Ikindi kintu gishobora kugufasha muri uru rugendo rw'agakiza, ushobora kureba abantu bakijijwe neza ukagendana nabo.
kandi ukabigiraho imico myiza, cyangwa se ukaba wasoma cyane amateka y'ibitabo bya gikristo, ukareba abantu babayeho, nimba ari abaririmbyi, nimba ari abaririmbyi babayeho, nimba ari abantu basoma bibiliya babayeho, bikagufasha cyane kugira gute kuba wahinduka ukaba umukristo mwiza. Ibi ni ibintu bikeya nabateguriye, ariko tuzagenda tubivuga n'ibindi. Ubutaha nzabategurira ikindi gice kibabwira mu nzira wanyuramo, cyangwa se uburyo wakwitwara, cyangwa se ibintu byagufasha kugira ngo ugendere mu nzira y'agakiza. Inshuti zacu rero turabakunda cyane, Imana yo mu ijuru nibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Imana yo mu ijuru izabahe kuwurya neza, kandi ni ukuri bakomereze ubugingo bwanyu, bukomeze burindwe, ndetse n'umwuka n'umubiri byose birindwe, bye kubaho umugayo imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze. Utarakanda subscribe wakanda subscribe, utarakora comment wayikora, wakanda share, wakanda like. Imana yo mu ijuru bakomeze, turabakunda.